Vestina na Dorcas ni abakobwa babiri bavukana baririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, bakaba bamaze igihe kitari gitoya hano mu muziki nyarwanda. Abakobwa rero bari bashinzwe kumanagingwa cyase bari ibikorwa byabo by'umuziki byari bishinzwe gukurikiranwa n'uwitwa Irene Murindahabi, ariko muri iyi minsi nyuma yuko uwitwa Vestina akorewe ubukwe n'umugabo we muri Burkina Faso, ntago umubano we Murindahabi umeze neza habe na busa. Wakibaza rero ngo byatewe n'iki? Nkuko mwabonye Vestina mu minsi yashize, mu minsi mikeya yahinduye imyitwarire n'undi asanzwe ari umwadeperi, agatangira kwitera ka makeup ndetse agatangira gushyiraho n'umusatsi. Ibi rero byatumye Murindahabi Irene bimubabaza cyane, ntago byamushimishije habe na busa, aho nawe atemeye ibi bikorwa Vestina ari gukora. Ariko Vestina nawe atangira kugaragaza yuko agomba gukora iby'umugabo washaka. Bigaragara yuko gushyiraho iriya misatsi byatewe nuko wenda umugabo we yari yabimusabye, kuko mu magambo yagaragaje yavuze yuko agomba gukora iby'umugabo we ashaka kurenza uko yakora undi wari wese yaba yifuza. Umubano wabo rero wakomeje kugenda uzamo agatotsi, ku buryo bivugwa yuko uyu Vestina ari no gusezera Murindahabi Irene ndetse n'iby'umuziki akaba yabivamo. Aya ni amakuru turi kugenda dukurura cyangwa se ari kugenda tugeraho. Turagusabye rero ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5, amakuru arajya kugeraho. Ikindi wibuke kuba wakoze subscribe, naho ubundi amakuru ahari nayo ngayo. Ntabwo bimeze neza, ntabwo umubano wa Irene Murindahabi ndetse na Vestina na Dorcas umeze neza. Twakibaza se aba bakobwa cyangwa se aba bakobwa bagiye gutandukana n'uyu manager wabo, ese biragenda bitese? Itsinda naryo ryaba rigiye gusenyuka, ryaba riri mu marembera? Ni ukuvuga ngo rero ntago byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Reka dukomeze tubikurikiranire hafi. Mu minsi mike rero nkuko mwumvise yuko uyu Vestina yashyingiranwe n'umugabo wo muri Burkina Faso. Uyu mugabo wo muri Burkina Faso rero yaje kuba yafata umuryango wa Vestina na Dorcas, arawimura, bose arabimura abazana i Kigali, abariho baza kuba batura, ndetse ubu ngubu niho bari kubarizwa. Nyuma yaho rero Vestina nkuko yaje gutangira kuba yahindura imyitwarire, agatangira kubaho ubundi buzima, bitewe nuko nyine yaramaze kubona umugabo, amaze kubona umwitaho, nawe yatangiye kwiyitaho mu buryo budasanzwe, atangira kugira imyitwarire itandukanye n'amahame y'abadeperi. Ibi ni ibintu bitabishimishije habe na busa. Uwitwa Murindahabi Irene atangira nawe kugaragaza yuko atabyishimiye. Nta kindi rero uyu Vestina yari gukora, yagombaga gushimisha umugabo basezeranye mu mategeko, ndetse bitegura kuba barushinga imbere y'Imana, akaba yarahirira kuba umugabo we imbere y'Imana. Ibi rero bivugwa yuko uyu Murindahabi Irene, uyu Vestina na Dorcas babenda kumusezeraho nkuko na Niyo Bosco yamusezeyeho. Niyo mpamvu rero aya makuru twagira ngo tuyakugezeho yamenye 5 kuri 5. Umunsi wumvise Vestina yigendeye utazabitindaho, cyangwa se utazagira ngo ni ibintu bikuguye mu matwi bwa mbere, azaba ari ibintu wamenye. Biravugwa yuko rero uyu mugabo wa Vestina ari guteganya kuba yakora ubukwe mu kwezi kwa 12, ndetse bagahita bimuka bakava mu Rwanda bakajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu rero uby'umuziki Vestina na Dorcas batangiye kuba babigendesha gakeya. Aba bahanzi mukunda mutari bakeya, nyuma yo gusohora indirimbo igakora ku mitima ya benshi, ikagera kure hashoboka, iyo nta yindi ni Yebo. Nanone biri kuvugwa yuko umuziki rwose baba bari hafi kuba banawureka, ariko nanone amakuru nari kuvugwa hanze ntabwo turabona gihamya neza niba batangaje ko bawuretse, ariko ayo niyo makuru ahari, bitewe nuko bibiri kuvugwa nuko barahita bava mu by'umuziki uyu mugabo we namara kumutwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye rero udahwema kudukurikirana mu biganiro tunyuza kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Tukwibutsa ngo nyabuna waracikanywe niba utarakora subscribe, niba ari ubwa mbere ugeze hano, turagusabye ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho 5 kuri 5, akugereho umwanya ku mwanya, umunota ku munota, uko tuyashyizeho ajye ahita akugeraho. Nyabuna rero ugerageza kuri subscribe, ukandaho kuri notification kugira ngo kurako kazogera, kugira ngo ujye ubona notification uko dushyizeho amakuru mashyashya. Turagushimiye rero ko udahwema kubana natwe. Reka dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha, ibiganiro